ijuru ririmo abakozi. In heaven there are workers. Isi nayo irimo abarinzi. And on the earth are watchmen or watchers. Gukorana kw'aba bantu bombi. So the coordination of these two bahindura amateka y'ibintu. they will transform the lives of people. Kugira ngo ibintu bihinduke. For things to change. Hari ugukorana. The coordination kw'ibiboneka n'ibitaboneka. of the visible and the invisible. Hari ugukorana. There is the coordination kw'ibigaragara n'ibihishwe. of the visible and the invisible. Kugira ngo mu nda yawe So that in your body, in your havemo belly, umuntu. for you to have a child, hari imbaraga z'ibigaragara n'ibitagaragara. there is a visible and invisible power at work. Igitangaza cyose, Any miracle, impinduka yose, any change iba irimo imbaraga zibiri. always has two kinds of powers. Hari imbaraga zifatika There is the tangible power n'imbaraga zidafatika. and the intangible power. Igikorwa cyose wakoze kigatera imbere Any act that was successful that cyahereye mu it bitekerezo bidafatika. began with a mind that was not tangible. Cyatekereje mu bitekerezo udashobora gushyira ku From munzani. an idea you cannot weigh. Byavuye mu nzozi. It came from a dream. Benshi turi inzozi. Many of us are a result of a Turi dream. umuziro w'inzozi. We are the fulfillment of a dream. Ni ukuvuga ngo Meaning, ijuru heaven rifite abakozi bahambaye. has workers. Abo bakozi ntibaba ku isi. Now, they don't dwell on the earth. Abo bakozi ntibaboneka ku isi. They are not visible in the earth. Ariko bafite abantu ku isi. But they have representatives on the earth bakoreramo. that serve them. Bakorana nabo. They work with them. Abo bitwa ibikoresho by'Imana. They are workmen of Abo God. bitwa abakozi b'Imana. They are workmen of God. Abo bitwa abahanuzi b'Imana. They are the prophets of God. Abo bitwa ubwoko They bw'Imana. are the people of God. Abo nibo batuma ibintu biba. They bring things to pass. Umwe ntiyakora ngo bibe. One will never work on their own. Ijuru ntirishobora gukora ryonyine Heaven can't work on its own. ngo ku isi habe ikintu. And then something will happen on the earth. Ku isi ntiyashobora gukora honyine Neither will anything happen on ngo mu the ijuru earth. habe ikintu. When Hari abakozi b'ijuru. there has to be heavenly work. Hari n'abarinzi b'isi. Dr. Paul Gitwaza, amazina yiswe n'ababyeyi ni Paul Muhirwa Gitwaza, akaba yaravutse ku itariki ya 15 z'ukwa munani mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe. Avukira mu ntara ya Uvira, cyaro cya Bijombo, muri Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cy'Uburasirazuba bw'u Rwanda, cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yavukiye mu muryango wa Gikristo kubera ko papa w'umubyara yari umwe mu bayoboke ba mbere b'idini rya Gikristo ry'abamisiyoneri baturukaga mu gihugu cya Suède cya Pentecostal. Dr. Paul Gitwaza ni umugabo arubatse, afite umugore witwa Angelique Gitwaza, bafitanye abana batatu, Elisha, Dick na David. Apotre Gitwaza akaba yarakiriye Yesu umwami n'umukiza mu myaka 9, batizwa amazi menshi, afite imyaka 12 gusa. Gitwaza atangiye kuba umwigisha mu buryo butangaje ku myaka 14. Paul Gitwaza ni umwarimu, umwigisha, uvugabutumwa, akagira impano yo gutanga ibiganiro mu buryo ku rwego ndengamyumvire. Ku myaka 16 gusa, Dr. Paul Gitwaza avuga ko ubuzima bwe bwabayemo igitangaza gikomeye, bwakiraga inzozi zikubiyemo icyo Imana yamuhereye inkoni y'ubushumba. Yagize ati, mu iyerekwa nagize nabonye umugabo aza ansanga, nyereka ikarita y'isi yose, nuko uwo mugabo arambwira ati, uzazenguruka amahanga yose wigisha iby'ubwami bw'Imana. Dr. Paul Gitwaza ibyo yabonaga yanumvaga byari inzozi kuri we, kuko yari atarava aho yavukiye kugeza ku myaka 18. Yaje kuva mu cyaro cy'iwabo yavukiyemo ajya kwiga muri kaminuza. Ku myaka 18 y'amavuko nibwo Gitwaza yagiye muri kaminuza Kisangani, aho yakomeje gushakishiriza ubwiza bw'Imana binyuze mu masengesho, ndetse akanahuza abanyeshuri bagenzi be ngo bafatanye kugeza ijambo ry'Imana bavuga ubutumwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri ubwo yitabiraga amasengesho asanzwe mu mujyi wa Kisangani, Imana yongeye kumwibutsa ko hazarema ingabo zihoraho mu isi yose kandi zizategura kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Nyamara ibyo byari bitaraba, avuga ko yahawe itegeko kandi ko agomba gutegereza kugeza igihe Imana izabimubwirira. Ahamirizwa kandi ko ubutumwa azatanga ubw'Imana yamuhamagariye buzogera ku isi binyuze mu muhate w'ingabo zidatezuka Imana imuhereye imbaraga zo kurema, zitazigera na rimwe ziba ingamburuzwa rugamba, ahubwo zizabaho zishishikariye kwaguka ku bwami bw'Imana. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, Gitwaza yerekeje mu gihugu cya Kenya, ava muri Kongo Kinshasa, ateganya kwambuka ajya mu gihugu cya Australia kwiga ibijyanye no gutwara indege,
imari ntibyaje gukunda kuko aho hariho umurimo w'Imana yashakaga ko akora watangiriye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, Apotre Gitwaza atangaza ko ariho yatangiye kujya avugana n'Imana imwereka ko agomba gukora umurimo no kubaka minisiteri ikomeye y'ivugabutumwa. Nabwo yahinduriwe izina n'ahantu yabarizwaga, imwohereza mu bihe bikomeye u Rwanda rwarimo byo kwiyubaka, ibikomere bikiri byinshi, yaba ibyo ku mubiri no ku mutima. Wari umurimo utoroshye kuri uyu mugabo wari ukiri muto cyane yari ahamagariwe. Ahita ava muri Kenya cy'igitaraganya agera mu Rwanda ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Umurimo w'ivugabutumwa rihembura, ryomora utangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, igihe cyasabwaga kwihangana no gukora cyane. Kuva icyo gihe, kubera amavuta n'imbaraga z'Imana, umurimo w'ivugabutumwa wagiye waguka. Imiryango itangira kugenda ifunguka mu mfuruka zitandukanye z'isi, imigabane inyuranye, maze aza no kugera ku rwego rwo kubona impamyabushobozi y'ikirenga yakuwe mu iseminari zinyuranye zirimo Alabama, Trinity na International Graduate. Dr. Paul Gitwaza yagiye anakora imirimo inyuranye yindi. We yanabaye umuyobozi wa Peace Plan Rwanda n'inama nkuru y'urusengero ya World Relief. Dr. Paul Gitwaza, itorero rya mbere yashinze ariryo Zion Temple, yarishinze mu Rwanda. Riherereye mu Rwanda mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, mu kagari ka Ngoma. Akaba yaranakomeje aryagurira mu turere twinshi tw'igihugu cy'u Rwanda, muri Afurika, Burayi, Amerika no muri Aziya. Dr. Apotre Gitwaza yakoze ibikorwa byinshi binyuranye bifasha abatishoboye, aho yaje gushinga ikigo nderabuzima cya Betsaida, ibigo by'amashuri birimo ay'incuke n'abanza bya Authentic Academy ndetse na kaminuza y'iyobokamana Authentic University. Ishinze kandi radiyo na televiziyo Authentique zisigaye byitwa Radio na OTV. Ishinze imishinga ifasha abapfakazi n'imfubyi. Dr. Paul Gitwaza ubu niwe uhagarariye Alliance Evangelical Church mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2009. Azwiho cyane gutegura igiterane ngarukamwaka cyitwa Afurika Haguruka, kikitabirwa n'abantu bo mu matorero atandukanye bo mu Rwanda no hanze yarwo. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.